Isaa sita z'ijoro zo kuri tariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere nibwo umupaka uhuza u Rwanda na Uganda wafunguwe. Ntabwo hahise hagaragara urujya n'uruza rw'abaturage bitewe n'ijoro ndetse n'imvura nyinshi yaguye mu gace ka Gatuna. Usibye umuganda umwe wari utwaye imodoka nini wabashije kwinjira muri Uganda avuye mu Rwanda. Ibi byagendanye n'uko abaturage basanzwe bageraga ku mupaka bakabwirwa ko batemerewe kwambuka. Uyu ni umwe waganire n'Ijwi rya Amerika hari mu masaha ya mbere ya saa sita. Twumvise itangazo rivuga ko umupaka wa Gatuna n'u Rwanda bifunguwe, dushimishwa nuko tugiye kureba inshuti zacu cyangwa imiryango yacu iri hariya i Buganda. Turaza tugeze hano Gatuna tugiye kwambuka baravuga ntabwo bikunze, biratubabaza cyane. Ariko icyadutangaje nuko twageze bikavuga ngo twemerewe kwambuka imodoka z'imizigo. Njye nagize saa 12 za mu gitondo naje kureba umuntu nayankorana nawe mu byerekeranye no gutwara ibintu by'imyaka, ansaba mbega tuyo ko bimeze niba dushaka gutangira akazi ntacyo. Ngeze ku mupaka barambwira bati ntabwo uri bwambuka. Nanisa tuvugana ntabwo turamenya amakuru komeza. Nubwo hari bamwe mu baturage batorohewe no kwambuka kuko bari babyiteze, hari abandi bitagoye. Abanyarwanda bari baturutse muri Uganda. Ko mfite y'umwana mu Rwanda yakoze accident mu bihe byashize mbishaka kujyayo mbakumbuye, ariko ikibazo kikaba inzira. Hanyuma we noneho ko ugiye kongera kubona umwana wawe, umuryango wawe uri hano mu Rwanda, wifashe gute? Abantu benshi uhereye ku nshuti zacu tubana cyane, abanyarwanda bariyo bishimye cyane kumva ko bagiye kongera kugaruka mu Rwanda kureba abantu babo. Nageze igihe cyo kuba nagaruka kuko nari mfite igihe nandikishije, igihe kigeze birangira nyine bihuye nuko imipaka ifunze. Ndavuga ati reka ntegereze, nkajya ntegereza mvuga ati wenda mu kwezi gutaha bazafungura gutyo. Igihe nyine kirageze ndavuga ati reka ntahe. Sabasubiye iwabo bishimiye iki gikorwa gusa kuko n'abari basanzwe bakora imirimo inyuranye y'ubucuruzi kuri uyu mupaka bagaragaje akanyamuneza. Dufasha n'abantu baba baturutse hakurya Bugande baba badafite mobile money y'inyarwanda, kubafasha kwishura mu bijyanye na Covid ay'ibipimo. Nyine urabona byadushimishije kuko habayeho impinduka ku mpande zombi. Nyine imbogamizi twahuye nazo ni kwa kundi nk'uko twabaga duhererekanya nk'intuza nk'ibintu bakaduhamagara nk'abariya bo hakurya ati muze mudufashe, tukajyayo tukabafasha, cyangwa se twe twagira nk'icyo dukenera tukababwira ati dukeneye iki ngiki tukakibona. Ariko kuva bafunga izo gahunda zabaye nk'izihagazemo, wenda nko ku munsi tuvuge nk'umuntu yabonaga nk'ibihumbi 10 wenda, ariko umupaka bawufunze bisa naho bigabanyutse ntiyongera kugira kuboneka. Buri muturage winjiraga mu Rwanda cyangwa se uhasohotse yabanzaga gupimwa icyorezo cya Covid-19. Ku Banyarwanda bo bashyirirwagaho n'umwihariko wo guhabwa inkingo kuba batarakingiwe cyangwa barahawe urukingo rumwe. Dr Jean-Luc Bienimana, umukozi wa RBC ari ku mupaka wa Gatuna, yasobanuye birimo gukurikizwa mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa rya Covid-19. Abo turi kwakira n'aba truck drivers n'abaritaniza, abanyagihugu bandi bari kuza bagaruka. Icyo turi kubafasha ni ukureba ko bipimishije, utarabibonye tukamupima, tukareba ko banafashe vaccine, utayifite nawe tukamufasha. Urebye muri make ni ibyo turi gukora ku bava hakurya, noneho abava mu Rwanda bambuka nabo ni kimwe, abatwara amakamyo n'abagerageza gutaha b'abanyagihugu. Ubwo bava mu Rwanda bamanuka nabo turareba ibyo byombi navuze haruguru ko yipimishije cyangwa afite vaccine. Tukareba ko n'icyo kizamini yafashe gifite ya minsi 3 turigenderaho. Abanyarwanda nibo vaccination ireba cyane, ariko kuri testing bose uwinjira n'usohoka we testing iramureba, kuba yapimwa biramureba. Ikibazo cy'abaturage babuzwaga kwinjira cyatumye urujya n'uruza rw'abava mu gihugu kimwe bajya mu kindi bagabanuka. Leta ikavuga ko nubwo imipaka yafunguwe hakiri ibindi bizabanza kunozwa mbere y'uko abaturage bongera kwisanzura mu ngendo. Mukurarinda ni umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda. Suko imipaka yafunguwe ko Covid yarangiye. Abaturage rero nibyo twarabisobanuye tubabwira tuti nibyo koko imipaka izaba yafunguwe, ariko nyaboneka nk'uko bimeze ku yindi mipaka isanzwe, Rusumo, Cyanika n'ahandi, amabwiriza ya Covid yobahirizwa. Ibihugu byombi bizabanza binareganiriho binagendeye kuri protocol ziteganywa na East Africa kuri Covid. Ubu ni ukuvuga ngo mu yandi magambo abemerewe kugenda ni bande?
uyu munsi mwabonye ko ibirebana n'amakamyo, abari bafite amakamyo, abashoferi bahise, ngira ngo n'abanyarwanda basanzwe bari hanze binjira, abarezida, abahatuye cyangwa se n'abanyamahanga batuye mu Rwanda nabo barinjira, abandi bose bagomba gusohoka, bagomba kugenda ariko bubahirije aya mabwiriza. Umupaka wa Gatuna wafunguwe kuri uyu wa mbere wari warafunzwe mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2019 nyuma y'uko u Rwanda rwari rwatangije imirimo yo kuwusana, ariko biza guhurirana n'uko rwashinjaga Uganda gushyigikira ibikorwa bigamije guhungabanya umutekano warwo no gufunga abanyarwanda mu buryo bunyuranije n'amategeko kandi ntibagezwe imbere y'ubutabera. Uganda nayo yashinjaga u Rwanda kohereza abanyarwanda baza gutata igihugu cyabo. Umupaka wa Gatuna wabaye wa mbere wafunguwe muri 3 ihuza u Rwanda na Uganda, irimo wa Kagitumba n'uwa Cyanika. Kugeza ubu ariko ntiharatangazwa ikindi gihe iyi mipaka yindi ya Kagitumba na Cyanika izafungurirwa. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, umupaka wa Gatuna uhuza u Rwanda n'Ubugande.